bakunzi ba Gisenyi komisiyoneri mumeze muti? Uyu munsi mbazaniye diru idasanzwe cyane. Uyu munsi rero turi hano ahantu bita kuri Nengo, muri kubona ko turi ahantu mu ishyamba. Rero tubazaniye ishyamba turi kubagurisha. Ni ishyamba rifite ubuso burenga 2450, muri kuvuga ko ni ishyamba rigari, ahantu uba witegeye ikiyaga cya Kivu kitegeye neza 100%, umujyi wa Goma, ndetse ni hafi no ku muhanda. Muri kubona ko hari hakurya hari amahoteli, muri kubona ko turi ahantu heza cyane. Noneho mbaza ngo hano hantu wahakorera ibiki? Hano hantu ushobora kuza ukahashyira campsite, bitewe nuko hano hirya gatoya niho hari Nengo Trail. Abantu bagera Rubavu cyangwa se n'abantu mujya mukunda gutembera, hano hari Nengo Trail, hano waza ukahashyira campsite ku buryo abantu bajya baza hariya, ubundi hano bakakampinga. Muri kuvuga ko hano hantu ni heza cyane, ndetse yakwinjiza amafaranga atari makeya. Ikindi hano hantu ushobora kuza ukahakoresha nk'usarura amashyamba, ugurisha ibiti, mbese ku buryo winjiza amafaranga atari makeya, mu gihe abantu wenda bashaka kuba bakubaka. Umva, hano hantu wahashora kandi ukunguka. None n'igitangaje, hano hantu hari ku mafaranga makeya cyane, amafaranga miliyoni 10 gusa, ubuso burenga 2250, ukaza ukitungira hano mu karere ka Rubavu, ahantu heza cyane, ahantu rwose wanashora pe ku buryo ukunguka ku buryo butangaje. Rero twandikire nka Gisenyi komisiyoneri, uduhamagare kuri izo nimero iri kubona muri screen yawe, ndetse unadusure ku mbuga zose dukoresha kugira ngo tube twagufasha kuba watunga uyu mutungo mbese bitakugoye. Ikindi kandi muri Gisenyi komisiyoneri tugiye tubafitiye izindi serivisi. Iyo wageze muri Gisenyi komisiyoneri tuguha serivisi zose zijyanye n'ubutaka, ugure ubutaka cyangwa se uraye mu apartment tuba dufite, waza no mu zindi serivisi zose zijyanye n'ubutaka tukaba twagufasha. Twandikire rero, uduhamagare kuri izo nimero, mbese ibintu byose tuba duhari ku bwawe. Ibihe byiza, turabakunda cyane.